Kera najyaga ndeba ubuzima bwanjye nicaye mu kagare nkibaza ngo Mana niba wari warandemye ngo mbeho gutya iyo ubyihorera, ariko hari ibintu twirengagiza. Wabonye iyo foto wayitegereje neza, uyu wo hino ni jyewe wa 2019, hanyuma uyu wo hino 2024. Ubu ngubu nta mafaranga mfite nkubwije ukuri, ifoto ni ukuyeditinga igasa neza, ariko ntabwo nkiri uwo narindiwe. Itandukaniro rya jyewe wa 2019 na jyewe wa 2024 ni rinini, rirenze amafaranga, kubera ko ni umunezero. Nasobanukiwe ko kuba ku isi kugira ngo unezerwe ntabwo bisaba miliyari kuri konte, ntabwo bisaba miliyoni kuri konte, ntabwo bisaba kwizera Imana. Ndibuka iki gihe 2019 2020 numvaga ubuzima bwanjye ntacyo bumaze, ku buryo niyo wari kumbaza uti wahitamo gupfa cyangwa kubaho, nari guhitamo gupfa. Ariko ubu ngubu 2024 nahitamo kubaho, nicyo mpora mpitamo, kandi nkabaho ubuzima bwo guhesha Imana icyubahiro. Ubuzima bwanjye nifuza ko bwaba ubuzima bunezeza Imana. Kubera iki? Imana yankuye mu bikomeye, Imana yankuye mu kwiheba. Ntabwo mfite ubutunzi, nta nubwo aribwo nshingiraho ubuzima bwanjye. Ntabwo mfite ibya mirenge, nta nubwo aribyo nshingiraho ubuzima bwanjye. Ariko ubu ngubu mfite Imana. Najyaga niheba nkarira, nkumva ameze nk'uwapfuye, nkiheba burundu nkumva. Ariko byagenze bite se? Natangiye kwizera, nizera Imana, ndasenga, ndayibaza Mana kubera ikindi kuri iyi si. Icyo nabonye nawe nagusangiza, waba uri mu bihe bigoye, waba uri mu bihe bibabaje, ni uko buri muntu Imana yaremye haba hari ikintu Imana yamuremeye gukora, kandi haba hari ikintu nawe ashoboye. Akenshi ntabwo tuba tubizi, ariko biba bihari. Jyewe nararebaga nkabona, nkumva mu mutwe nta kintu nshoboye. Nareba ku mubiri nkabona imbaraga z'umubiri wanjye ni nkeya, nta kintu. Ngendera mu kagare, n'ibyo ndya ntabwo mbasha kubyiha, nkumva ubuzima bumaze iki? Ariko iyo ugiye gushakira impamvu y'ubuzima bwawe mu kureba ngo bamwe baragenda njye singenda, bamwe baratunze ngo njye sintunze, ikintu ukuramo ni ukwiheba, ni ukurira, ni ukubabara, ni amaganya, ni ukumva nta kintu umaze. Ariko iyo ugiye kurebera impamvu yo kubaho kwawe mu Mana, ikintu ukuramo ni ugusobanukirwa, hagakurikiraho umunezero. Kubera icyo umuntu abayeho? Imana yaturemye kubera urukundo. Reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imana yaturemeye kudukunda, hanyuma twebwe umurimo dufite wa mbere ku isi ni ukunezeza Imana. Nibyo ngibyo, ntukumve nta mpamvu uriho. Iyo Imana ikurebye iranezerwa. Ntukumve uri umuntu udafite umumaro kuri iyi si, kubera ko umumaro wawe ntabwo ushingiye ku byo utunze. Umumaro wawe ushingiye ku Mana yakuremye. Ikindi kandi, nujya uba wihebye wumva nta kintu ufite, wumva ukennye, wumva warakubiswe, wumva byaranze, jya ureba ibintu Imana yagiye igusimbutsa, umenye ko n'ibyo ngibyo urimo ako kanya bizashira. Kubera ko byose bizashira, hasigare icyubahiro cy'Imana. Ntukebe muvandimwe. Ikintu nakubwira cyo cya mbere gikomeye ni uko ibyo ducamo byose n'ibitubabaza Imana ibibizi, kandi byose haba hari icyo Imana ishaka ko dukuramo. Byinshi aba ari amasomo Imana iri kutwigisha kugira ngo tutazibagirwa kugira neza kwayo. Niyo mpamvu uyu munsi ndanezerwa, uyu munsi ndashima Imana, uyu munsi umutima wanjye ntukiboshye nka kera. Icyahindutse ni iki? Ni ugutekereza, nkamenya ko Imana ariyo iri hejuru ya byose, nkamenya ko ibiba byose ari imigambi y'Imana. Kwizera Imana nicyo kintu cyatuma ubaho ubuzima bwishimye,
ugakura amaso ku bindi ukabanza ukayahanga ku Mana, kubera ko Imana yo ubwayo mu ijambo ryayo muri Bibiliya iratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari inyongera. Nshuti yanjye, ibi bintu byose ubona ni inyongera, Imana niyo ya mbere. Kubera ko najyaga mvuga ngo impamvu niheba si uko ngo nuko ngendera mu kagare, ariko ibyo ntabwo bikiri urwitwazo. N'abatakagenderamo barababaye. Nta muntu ufite umutima unezerewe 100%. Ushobora kuvuga ngo impamvu niheba ni uko mfite ubukene. Abakire nabo barababara, bariyahura, bahura n'ibibazo. Ushobora kuvuga ngo impamvu niheba ni uko ndi imfubyi. Hari n'abafite ababyeyi bavuga ngo abangaba barushwa no kuba ntabafite. Buri kintu cyose ufite ntabwo cyakubuza kubabara, kandi icyo udafite cyose ntabwo cyakubuza kunezerwa. Impamvu ubabara ugahora ubabaye, icyizere gike ku Mana. Iyo wizeye Imana n'umutima wawe wose, ukamenya ko ariyo yakuremye kandi yakuremye ku mpamvu nziza, ugera mu bibazo ukavuga ngo nubwo ndi mu bibazo, nubwo muri iyi minsi bikomeye, nubwo ndi mu bintu bitanyoroheye, nzi neza ko Imana izi impamvu, kandi nizeye ko Imana izangirira neza, nizeye ko ibi byose nzabivamo. Hanyuma ibyo watunga byose, iyo udafite Imana, iyo udafite icyizere ku Mana, agakomye kose wumva upfuye, kubera ko uba warashingiye icyizere cyawe ku bintu. Ibintu rero iyo bibuzeho gato ukabona biri kugenda gake, ntaho ugira aho guhungira, kubera ko uba wumva Imana itagutabara, kandi iyo wumva Imana itagutabara umutima wawe utabyizeye ntabwo byaba. Byose biragenda bikazenguruka bikagaruka ku Mana. Niyo mpamvu waba uri mu bibazo, waba uri mu munezero, aho uri hose wizere Imana ishobora byose. Imana yakuremye hari impamvu, kandi Imana yakuremye ntabwo ishaka kubaho nabi. Iby'isi biragucanga ukumva umeze nk'ufite isereri, iby'isi biragucanga ukumva umeze nk'ufite muzungu, iby'isi biragucanga ukumva n'ubuzima nta kintu bumaze, ukumva nta cyanga. Ariko muvandimwe, Imana ishobora byose. Hari akaririmbo kavuga ngo umuntu umwe yarandebye aratangara, amubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo. Yibaza niba mfite ubwenge muri njye. Imana, ninde utashima Imana? Mushime Imana mu bibi, mushime Imana mu byiza, mushime Imana mu marira, mu munezero, kubera ko imenya impamvu ya byose, kandi impamvu z'Imana kuri twe zihora ari nziza. Imana iguhe umugisha. Ndagusabye kandi ukore subscribe kuri YouTube kugira ngo tujye twungurana ubwenge, turuhurana imitima, kandi dusingize Imana, kuko tubereyeho kunezeza Imana no kuyiha icyubahiro. Kanda kuri subscribe, hanyuma uhita ukanda kuri aka kazogera, nihaza utu tugambo tune ukande kuri aka kambere ngo all, nibwo uzajya ubona video yose dushyizeho. Imana iguhe umugisha.